Amazina yanjye nkuko utangiye unsaba kwibwira abantu, amazina yanjye ndi Nsanzimana Habineza wa Kanyanzige kanyirindekwe kamuhirima kangwabije nkabarusizanira gutabara muzimbere mu ntore zintaganzwa ndi inkotanyi y'amarere. Ni Nsanzimana rutaje bukamo n'imitima ingamba zimisha imituku rwanyira imbiri mandira gugura imanzi ndirukanika igitero. Ndikira igisa cy'amacumu cya rukanga ntambara ntanga bahizi kwirahira induri ravuga se niyorose nitwa rukanga ntambara. Ndi rudahimukira intwari imfura nyifashe mu gifunga, ndi rudahinga urugamba rumaze gukomera mu twacu banyita mwanzi wabishe. Ndi rudakubana mpamye ndi ndamutse nyirwanira ishyaka, ndi umuhungu udahimbye amakuza ngera impambara mu mihigo nkesha indatirwa abahizi. Ndumva ntangiye kuganzwa n'inganzo ntari inganzwa, ni mucyo twitse duhana ijambo n'ijabiro kwa jambo. Nge mbaragije rugira byose yigira urukundo, izabakomeza urukundo mukomeze mukunde u Rwanda. Umwari mwiza nshuti basumba karabo keza shema nashimye, isumbira ryiza nge mpara ndata mukunzi wanjye mfitiye ibanga. Indoto zanjye nagiraga buri munsi ni ukuba mfite umukunzi umeze nkawe. Ese ibicuruzwa byawe byaba byarabuze abaguzi? Warabuze abakiriya se ugatekereza ko ufite inyatsi? kigali-site.com twabazaniye igisubizo. Turakwamamariza ku giciro utasanga ahandi ndetse tukaguhuza n'abakiriya mu buryo bworoshye. Ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo kigali-site@gmail.com cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira 078 94 44 78 cyangwa 078 056 40 10. Hamwe na kigali-site.com umukiriya ni umwami. Twongeye gusuhuza nanone twongeye gushimira inshuti zacu, abavandimwe bacu, abantu mwese bakunzi ba God TV show mufata umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro byacu episode nkuko bigenda bikurikirana. Ni ibintu by'agaciro kuba warakoze subscribe, ni ibintu by'agaciro kuba warasharinze ibiganiro byacu, ni ibintu by'agaciro kuba utanga comment. Igitekerezo cyawe ni ikintu cy'ingenzi kandi tugomba gukora ibyo mwifuza atari ibyo twebwe twifuza, kuko ni mwebwe bajya bavuga ngo umukiriya ni umwami. So rero ahangaha turi kumwe na Team Tom Aviation, akaba ari company igufasha muri ibi bikurikira. Hakaba bafitemo amasomo ya airport operation, airport ground handling, airline marketing n'izindi nyinshi. Nanone bakaba bafite travel and tourism foundation, bakaba bakata amatike y'indege kujya mu bihugu byose aho ushaka kujya hose ku isi kandi mu buryo bukoroheye. Ikindi nanone ushobora kubasanga iremera mu Giporoso ku muhanda ujya Kabeza, ku nyubako y'abaporoso bakagwa service zose uko zikurikira. Uyu munsi nanone tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, ntabwo turi umuvuga n'umuntu umusaza, n'umuntu mukuru cyane agiye gutangira yibwira abakurikiranye God TV show. Nakwibutsa nanone mbere yuko twakira umutumirwa wacu, kigali-site.com ni ikinyamakuru ushobora gusangaho amakuru agiye atandukanye, ay'ibyamamare, ay'urukundo, ay'ubuzima rusange bw'abantu bagiye batandukanye, yose akaba ashobora kugufasha. Turamwakira umutumirwa wacu, natangira yibwira. Murakoze cyane ndabashimiye. Amazina yanjye nkuko utangiye unsaba kwibwira abantu, amazina yanjye ndi Nsanzimana Habineza wa Kanyanzige kanyirindekwe kamuhirima kangwabije nkabarusizanira gutabara muzimbere mu ntore zintaganzwa ndi inkotanyi y'amarere. Ni Nsanzimana rutaje bukamo n'imitima ingamba zimisha imituku rwanyira imbiri mandira gugura imanzi ndirukanika igitero. Ndikira igisa cy'amacumu cya rukanga ntambara ntanga bahizi kwirahira induri ravuga se niyorose nitwa rukanga ntambara. Ndi rudahimukira intwari imfura nyifashe mu gifunga, ndi rudahinga urugamba rumaze gukomera mu twacu banyita mwanzi wabishe. Ndi rudakubana mpamye ndi ndamutse nyirwanira ishyaka, ndi umuhungu udahimbye amakuza ngera impambara mu mihigo nkesha indatirwa abahizi. Ndudatebatebutsa amahero, ndudatezuka ku butabera, ndi imigambi itagira ukwiza nkabuisonga mu mateka. Nkibaza nti ubu ko nandikiye ubutwari nkiri muto nkaba matoye rutunyira umutavu, ubu ningera mu zabukuru nabaye bukombese rukira amapfa nimutankeza kare murankirira. Murakoze cyane. Kuva watangira nta zina na rimwe numvishemo. Ubusanzwe wenda utagiye kuko buraturapiye, ndumva ari rapi ya indi ya danje. Amazina yawe wiswe n'ababyeyi bawe na yayo? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi bari yanakwibwiye nk'umusizi. Amazina yanjye ndi Nsanzimana Modeste. Amazina niswe n'ababyeyi nayo.
uzi ko uvuze amazina yawe nkabara nkaruha ngahita mbyihorera. So wenda wivuze nk'umusizi, ikigaragara cyo uri umusizi. Tugiye guhera wenda ku bijyanye wenda n'imyigire. Wiga hehe, wiga iki? Njyewe nk'uko byumvise nyine ntangiye mvuga nk'umusizi, njye ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi hano i Rukara, nkaba niga Ikinyarwanda, Icyongereza no kubyigisha. Ubwo urumva rero iyo tugiye kwiga ubuvanganzo byahuye n'ubwiza buhura no kwisiga mbega. N'ubwiza buhura no kwisiga, no kuvuga ngo wiga ubuvanganzo uranabikunda, unabikoramo. Ndabikunda kandi bindimo, ni ibintu nkora ngiye bindimo, ni nayo mpamvu bitajya bimvuna rwose. Ubuvanganzo mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, noneho iyo tugeze mu Kinyarwanda ahubwo urumva nibyo nkubwire nti agahu kaba kahuye n'umunyotsi, aba ari umuco wacu, ni ibintu bitamvuna pe, ni ibintu bitamvuna na gatoya kuko n'ubundi ni nabyo niga. So wenda ugiye kutubwira ubusanzwe ubwire nk'abantu bakurikiye kino kiganiro, ubuvanganzo ni iki, ibice biba mu buvanganzo? Ubuvanganzo urumva kuva mu nganzo. Ubundi ubuvanganzo nimbu sesengura, ndabusesengura nkaho ari uburyo bwo kwiga ku buryo bwimbitse ibintu byose bijyanye n'umuco nyarwanda, tukabyinjiramo tukajya gusesengura ibintu bijyanye n'amateka, ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda, ariko tukabyinjiramo tukajya kubisesengura, ukajya kureba koko kuvuga ngo ese umuco uvuga iki ku kintu kijyanye n'iki ngiki. Iyo turamutse tubyinjiyemo tukabisesengura rero tuba turi mu buvanganzo, yego. Kuri ubu ngubu ushobora kuba ufite ibisigo runaka wakoze, byaba bihari? Murakoze cyane, uranyemerera nanzikira ahangaha mvuga ngo nk'uko nyine ngiye niga Ikinyarwanda, kandi ya mateka y'u Rwanda adatandukira umuco na gatoya, atwereka ko kwiga kwiza ari ukwigana ukagira utora urutoki. Hari ibyo nagiye niga noneho nanjye nkajya ngenderaho, naratangiye, ntabwo nari nagera kure ariko naratangiye nanjye kandi mbirimo. Bana uri kuvuga Ikinyarwanda cya kindi gikomeye nanjye ndi kuzimira, bikarutswa no kuvuga Icyongereza. Ni Ikinyarwanda kandi biranakwiye ko tugomba nyine kujya tuvuga Ikinyarwanda ntitunavange n'indimi, ariko ntabwo gikomeye. Okay, ugiye gutangira wenda utubwira igisigo cyawe wiyandikiye n'intoki zawe ugikikuriye mu mutwe. Mbere wenda yo guhera ku cyanjye ndabanza nkumvisha igisigo ubundi, kuko icyabo ubu ngubu ntago cyaba igisigo, cyitwa umuvugo. Ubundi dore amateka ukuntu yabyo byagiye bigenda. Ubundi turabona nk'iki gihe umuntu ashobora kwishimira cyangwa se akagira uwo ashima, yarangiza akakwandikira amagambo arimo gusingiza ibyo ngibyo byawe, cyangwa se arimo kukurata, cyangwa se arimo kukunenga. Ibyo ngibyo bita ibisingizo. Ibyo ngibyo bakabyita umuvugo. Ibisingizo ni igihe umuntu arimo kukurata ibyiza gusa, ariko igihe nshatse kuvuga ibyiza byawe cyangwa se nshaka kugukebura nkavuga wenda ibitagenda, icyo gihe babyita umuvugo. Noneho ibisigo mbere kubw'abami nyine, umwami iyo yimaga abantu bajyaga bamutura icyo twita ibisigo. Ubwo rero ngiye nahereye kuri ibyo ngibyo byabagaho bwa mbere, ndangije nanjye nubakiraho ibyanjye. Rero unyemereye nahera wenda ku bya mbere kugira ngo ngende nkumvisha n'ukuntu Ikinyarwanda cyagiye gihinduka. Ntacyo bitwaye. Urakoze cyane. Ubundi dore ukuntu byatangiye kugira ngo tujye kugera ku by'ubu ngubu, niyo mpamvu nshatse guhera ku bya mbere. Ubundi nk'ubu ngubu wenda reka turebe, umuntu ashobora kuza akavuga ngo ngiye guhimbira uyu muntu umuvugo cyangwa se igisigo, nkabivuga mu magambo asanzwe. Njyewe ubwanjye nshobora kwicara ahangaha nkavuga nti ngiye kuguhimbira umuvugo. Na mbere byajyaga bibaho. Ndahera ku gisiga abantu bazi cyane cyitwa ukwibyara gutera ababyeyi neza, cy'umugabo bita Nyakayonga ka Musare. Umutwe wacyo witwa ngo ukwibyara. Wumva ukuntu igisigo cyabaga kimeze. Noneho ubwo ninza kukubwira icyanjye nawe uri buze kumbwira niba ari igisigo. Umwami Rwogera yari yimye ingoma, umusizi Nyakayonga ka Musare, maze asiga igisigo ashaka kumwereka abantu babanjirije uwo mwami uburyo bagenjeje kugira ngo nawe azatere ikirenge mu cyabo. Aratangira tukwibyara. Ukwibyara gutera ababyeyi neza, batambira bineza munoza ndagano wansana ya buhanzi.
mu kuva iwa Nyamuhanza muhanuzi wadutsindiraga amahano muhumuza umuhozo waturiho ibyago rw'ikiganda kigeri cyangerekera uko muturuka isoko imwe niko musangiye ingeso muri imisumba yo kurusuma migezi kwa gisanura amasugi yanyu ziri igisasa mwarashatse birabakundira mumera amaboko arabakamira inka mukuye mu byago ukazitugwiriza imihano imfura nzimisubira ku izina ryazo basanganizwa b'impundu yakuri muhamangarije kuri bamwuhira kariwe mukanganwa yari yagishiye ubunyambo nyarume rumeza nyir'uburezi buzamagana amajwi acinkamo amaziri mazina ya Gasenga adusendera imisaka ya Rusenyi mwahonotse mwese kurya mucurwa n'inyundo ziramye muri abarenzi bo mirinzi ya cyarubaza abanyakirima muziri cyangwe mu minwe mwameze ibiganza bitatu gwabiza mugira amaguru atugabira abagabira Uganda mwita ingendutse mwatubereye imbyeyi n'imazi muri abami bakamaze tuzi icyo mwamaze muri imanzi z'uburezi muri birezi by'imiburiza na buremera muri abaremera bitanda muri abature bitanda muri abo kwisi tengerana kurutamba mitavu muri intware zitarutana muri bene iteka ritahava muri bene umutungo mwiza mwaraduhatse muraturemaza mutwubakira amarembo y'intungane tubita intura Rwanda ntabyikamiza urakimana dukamiye amatanga n'imvura ntitugira umuvuro tubyuka dusenga ugasukiranya urugwiro sango basona basogokuru bakwangiye isange ngo bazakwanga uzabakuza umusanzu n'umuganda abagusiganya imbuto n'intanga bakuraza intama zo kurutamba imyato no kurutamba biro ni kirekire cyane gifite imikarago 444 ni wumva amagambo akubiyemo aho ngaho icyo nicyo bitaga igisigo cyaturwaga umwami kuri ubu ngubu rero hari abajya bavuga ati umwamangana na rubanda kuri ubu ngubu hariho abantu bajya bashaka nyine gusiga igisigo akakibwira abantu nkaho basigaye mu kigwi cy'abami ubwo rero umuntu ashobora kucyita uko ashaka ukacyita umuvugo cyangwa se ukacyita igisigo bitewe n'ukuntu umva kimeze ariko urumva cyabaga kirimo amagambo koko y'ikinyarwanda icyo ni ikinyarwanda ndetse ko arimo amagambo y'urunyakirima nyine ariko icyo ni ikinyarwanda noneho nanjye rero nageze aho ngaho ndavuga nti burya koko ay'u Rwanda adatandukira umuco na gatoya ko katwereka ko kwiga kwiza ari ukwigana ndavuga nti reka mpere ku byanjye nanjye nshobora kwicara nk'uku nkavuga nti muraho mwese ndabona mwese mutuje mutekereza ku yabahanze muhimbaza yabahanze mugakundwa mutaguze ni munyemerere mbafatire muri uyu mutuzo mbakorere mu gaseke k'impano y'ubuhanzi nahawe niyaduhanze ubwo niciye ndebera u Rwanda wenda tukara nko kurinda umunyarwanda nkavuga nimbwira abantu bumve neza nimbanza guhiga mu gitaramo twataramanye n'amahanga turusha ibanga ry'ubutwari abanyarwanda tuzira ikizinga turi inkera muco ntiducogora kurinda umunyarwanda umurage wacu Rwanda nziza igihugu cyacu kirezi cyarezwe n'Imana yirirwa handi karuta inkingi zawe ntizikema nguri icyamamare Rwanda nziza cyogere ku isi hose horana amaso kumara inyota toza bawe ndi umunyarwanda gahoro ganje umugabo umugore musore muko niba utiba ngo wibishe ngo wice abandi ugamije indonke ngo umujinya wese umutima wawe ngo buri tuze kubw'imitungo ndi umunyarwanda uyizi neza umuntu wese utuye Rwanda rwagihangana akanyarwanda mucyo dukeze ndi umunyarwanda maze abishyari rero bashyana barishyingure bogashya dushyire hamwe n'iby'ingenzi tururwanira ishyaka iteka nk'uko abarutwaye babidutoza uburezi budaheza bugeze heza ni igicumbi cy'umuco mwiza bukaba icyemezo cyo kujijuka ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza indangamirwa rwimira kizinguka indiza amahoro wanga amahane Rwanda nziza igihugu cyacu intwari wazigeze kuva kera imanzi imena n'ingenzi abataramana kuri songa mu ntwari ibigwi byanyu turabishimye urumva rero icyo ngicyo njyewe kuko nkunda gukora imivugo cyane ubwo urumva wenda iryo ngiryo ni nk'ibango nkubise wenda no mu gusa naho ari ugusayuka mbere hari ukuntu bajyaga babigenza nko muri kiriya gisigo navugaga kare cya Nyakayonga ka Musare ajya gusayuka ubwo nanjye mfite ukuntu nsayuka mu gisigo ajya gusayuka hari ukuntu yajyaga asa naho yisabira ajya gusayuka ko yari yagituye umwami Rwogera no gusa naho wanzura kwanzura cyangwa se ugiye gusoza cyangwa se ugiye gushyiraho ajya gusayuka yavuze ati umutara wa Rwogera sinagusiga inyuma uribeye myiza mu nzoza ruziganyira ibizinzo by'inka nyine inkoni za Rusigi na Rusanga usubije ku gihe cya Ruyenzi ko wandikiye ubutwaro ukiri muto ukaba hatoye utikiri umutavu nugera mu zabukuru wabaye ubukombe se rukira amapfa amahanga atagukeje karazagukirirayo kavuna nka ugumye uvunye unyumvire wumva yo nkuvuga nkwitura neza yawe n'ingoma yandajeho umuzini ngo karekare bukurira umwami ubwatsi umwoga byanahaye Rwogera noneho mu kumwisabira aravuga ati uburukanira ntungire urukara winyita imeze isundi wo guhera winye ku butati sinagaye umutungo w'umwami n'uruharo rwambereye ikibuza
amage yo guhora mpingiriza arantiza isuka y'inkura ku ngeso ni mumburane amaganya ntabangikana n'amagambo y'Imana wandinze imanga mani bamburwa n'izindi nzigama n'impundu zawe ziri mu rukundo n'urukumbuzi rwinshi bukombe bwa mukanzo nubwo natebye sinatakaje imbare yawe ntiwandobanuye mu nyuma mu mbare ndi w'imbere nanjye rero muri iki cyangiye njya gusayuka nshobora kuvuga nti ndumva ntangiye kuganzwa n'inganzo ntari inganzwa ni mucyo twitse duhana ijambo n'ijabiro kwa jambo nge mbaragije rugira byose yigira urukundo izabakomeza urukundo mukomeze mukunde u Rwanda ushobora kuza ukaganira n'umuntu ukagira ibyo umwungukaho n'undi ukagira ibyo umwungukaho bikagutera inyota yo kujya mu bitabo kuko nanjye ndebye nk'ukuntu natangiye urumva natangiye ndagira inka ntazi gusoma no kwandika nkumva abantu babivuga naho menyeye kurambura igitabo hakaba ubwo ngiye mvuga ngo se mu gitabo byo bigenda gute nkagenda nungikanya bigatuma nyine hari amateka umuntu agenda amenya ikindi kintu gikomeye ngewe amateka y'u Rwanda agiye arimo ibintu byiza kandi bigiye biryoshye nk'ubu hari igihe abantu bajya bareba nk'imvugo zigenda zivugwa kuri ubu ngubu ariko ntibagire nk'inyota yo kugenda ngo barebe ngo iyo mvugo ubundi yaturutse hehe ngende wenda nk'iriya mvugo ngo ntabyera ngo de nk'iriya mvugo ubundi njye nararebaga nangiza nkahita mvuga ubundi ibintu byaturutse hehe ariko wumvishije nk'inkuru wenda ivuga kuri iriya mvugo ngo ntabyera ngo de yavuzwe na Cyilima Rujugira usanga rwose ni inkuru nziza isekeje iryoheye amatwi buri wese ashobora kubwira ugahita umva nawe ukunze umuco bivuga ngo rero nawe nta kirarenga nawe ushobora kugenda nagiza ukabyiga kandi ukabimenya wenda tujye ku bisingizo umuntu ashobora kugutungura akavugira ati singiza kino kintu ukabikora wenda mu imikarago mikeya ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo icyo gihe nk'umusizi ushobora kugenda wareba ukavuga ngo hari icyo uvuze ku kintu umuntu akumva yuko ubivuze nk'umusizi ibyo ngibyo rero nshobora kugerageza ugire wenda urugero God TV show cyangwa se Kigali site urahitamo kimwe muri ibyo ngibyo God TV show cyangwa se Kigali site ni ukuvuga ngo wenda n'urugero nshobora kuza nareba nk'abanyamakuru bakora kuri iyo televiziyo yanyu cyangwa se kuri icyo kinyamakuru burya ntabwo wabarenze ingo imbere yo kujya kuri iyo televiziyo kuko abayikoraho nibo bantu ba mbere b'agaciro nshobora kuza nkareba wenda nka mushiki wanjye urimo kuyikoraho hariya nkavuga ni umwari mwiza nshuti basumba karabo keza shema nashimye isumbi ryiza njye mpora ndata umukunzi wanjye mfitiye ibanga indoto zanjye nagiraga buri munsi ni ukuba mfite umukunzi umeze nkawe nkavuga ni tuziranye byinshi byishimo bizaba imishinga yacu n'ibindi nyine nkakomeza cyangwa nkareba nkavuga ati ibirometero bidutandukanya ntibimbuza kuba nkutekereza anga bitumye ngira ikibazo ufite umukunzi ni ukuvuga ngo njyewe ndavuga mvugisha ukuri njyewe mfite inshuti gutya bisanzwe nkuko nawe si inshuti mvuze umukunzi uvuze umukunzi ubwo urashaka kuvuga sheri oya mfite inshuti gutya bisanzwe ariko nta muceri mfite pe niba hari namurenganyije nakubwire siko mwihakaniye hano izuba ntabwo namwihakana ndamutse mbaye mufite nabivuga ariko mfite abashuti gutya bisanzwe ndanabikunda ariko nta mukunzi mfite nta musheri mfite nyine ndabizubwo n'umusheri ushaka kuvuga wenda kuri ubu ngubu abantu bashobora kwifuza ko bashobora gukurikirana kino kiganiro bakifuza ko wenda wazababera mu birori byabo ukabibayoborera cyangwa se ukaza kubavugira ayo mahamba umuntu yakubona gute biroroshye cyane biroroshye ubundi aho haziye izi nziramugozi ibintu byaroroshye nshobora kuguhereza nimero zanjye za telefone nibwo buryo bworoshye bwo guhita umuntu ambona n'iki gihe wahita ubwira noneho tukazanayandika kuri screen nimero yanjye ya telefone ni 0788 41 49 834 iyo nimero iba no kuri WhatsApp ubwo turaza no kwishyira kuri screen umuntu wese wamukenera ashobora kuba yagira gutya akamuhamagara akazamubera mu birori by'ubukwe se cyangwa se by'ibindi byari byo byose so wenda
tugaruke ku buzima bwawe muri rusange, wenda tugendeye muri kariyeri yawe cyangwa se mu mpano yawe ufite, urateganyiriza iki abantu bakunda ibihangano byawe? Njyewe nkurikije wenda ukuntu mba niyumva, ndashaka kuzagira nk'umusanzu ntanga ku muco nyarwanda. Ntago nkunze wenda ntago ibintu nakabishyize wenda mu itangazamakuru, ariko hari inyota mfite. Hari abambanjirije mu ngamba njya mbona nanashimira cyane, bamwe mfatiraho n'urugero, ariko nanjye icyo mbabwiye cyo njenje kandi hari umusanzu nje gutanga. Abanyarwanda nibaramuka banshyigikiye bakabikunda, nanjye rwose ndashaka gutanga umusanzu ari mu mazina y'inka, ari mu kijyanye no kuvuga amateka. Kuvuga amateka, nkababwira amateka y'u Rwanda adatandukira umuco na gatoya. Nanjye nkagira umusanzu wanjye nshyiraho, haba n'ikijyanye n'ubukwe. Nk'umuntu rwose antumiye mu bukwe ndaza tukaganira, ntago njya murushya. Ubu ni nabyo bintu nkunze gukora cyane njyewe, nabyo bintu nkunze gukora cyane, ariko ntago njya murushya twavugana. Ariko icyo neganyiriza abantu, haba mu mazina y'inka, imivugo, kubibutsa ibisigo, ibyo ni ibintu rwose byo birateganyijwe kandi birahari, barahishiwe. Ese ibicuruzwa byawe byaba byarabuze abaguzi? Warabuze abakiriya se ugatekereza ko ufite inyatsi? kigali-site.com twabazaniye igisubizo. Turakwamamariza ku giciro utasanga ahandi, ndetse tukaguhuza n'abakiriya mu buryo bworoshye. Ushobora kutwandikira kuri email yacu ariyo kigali-site@gmail.com, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira 078 94 44 78 0 cyangwa 078 056 40 10. Hamwe na kigali-site.com umukiriya ni umwanzi.